Sindimo kubabwira imana y'idini, ndababwira imana yinjira mu buzima bwawe, imana ikaguhumuriza, imana ikakubwira ngo humura, nzaba ndi kumwe namwe, humura ntacyo uzaba kuko ndi kumwe nawe. Jewe mfite imana reyeri ifatika, ntabwo imana yanjye ari ikintu cy'igitekerezo, ntabwo imana yanjye ari imana y'amateka, imana yanjye ni riyo, ndayumva, njya numva imirindi yayo inyuma yanjye, njya numva ijwi ryayo muri jewe, imana ndayumva ni nzima. Abantu benshi bitiranya information na transformation, ukibwira ngo ubwazi ibintu byinshi ubwo byaramuhinduye. Hari abantu nzi bazi Bibiliya, banayigisha, bafitiye PhD muri theology, batazi Yesu kandi baramuvuga kandi bamuziho ibintu byinshi. Uyu munsi inyigisho dufite iravuga ngo isezerano ry'umucunguzi. Haleluya. Ariko muri iyi sezerano ry'umucunguzi, kubera ko hari ibintu tumenyera, Noheli twarayimenyereye, Pasika twarayimenyereye, Pentecote twarayimenyereye, igaburo ryera twararimenyereye, urusengero twararumenyereye, Imana twarayimenyereye. Ibintu byose iyo bimazemo igihe kirekire ugeraho ukabimenyera bigatakaza agaciro kabyo. Ariko turagira ngo iyi minsi tuzibukiranye. Turagenda tugana hehe? Turagenda tugana kuki? Iyo tuvuga ngo turagenda tugana kuri Noheli, kuvuka kwa Kristo, bivuze iki? Uyu munsi turareba biriya bice twasomewe, musubireyo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, muhashyira akamenyetso, no muri Matayo igice cya 1, uretse ko turi buze gusomamo n'andi magambo. Ariko ndagira ngo uyu munsi twige turebe muri rusange kuvuka kwa Yesu kutumariye iki, kuvuza iki, kuko niho tugiye kugana. Tuzagenda tubyibukiranya kugira ngo tuzagereyo tuzi ibyo tuba dutegereje. Ibi ngibi tubikora buri mwaka, ntabwo ari bishya. Buri mwaka mu kwezi kwa 11 nahoze ndeba muri gahunda y'inyigisho, nsanga ni inyigisho zigenda zigaruka. Ariko bishobora kumera nk'ibyawa mu pastori yigeze kwigisha ku Bakorinto ba mbere ibice 13, hanyuma icyumweru cya kabiri arongera yigisha inyigisho yigishije nta n'ijambo na rimwe ahinduyemo. Icyumweru cya gatatu abisubiramo arongera abyigisha nta n'ijambo na rimwe ahinduyemo. Abakuru b'itorero baravuga ati ariko uyu mupastori agomba kuba swati yararwaye indwara yo kwibagirwa cyangwa asigaye ari umunebwe. Umuntu arifata ibyumweru 3 bikurikiranye akigisha inyigisho imwe ntacyo ahinduyeho. Mureke turebe ko ku cyumweru azabisubiramo. Icyumweru cya 4 arongera yigisha ya nyigisho ntacyo ahinduyeho. Noneho inama iraterana, baramwicaza baramubwira ati pastor, turagira ngo tukubaze, uradusuzugura cyangwa uri umunebwe cyangwa urwaye indwara yo kwibagirwa? Iyi nyigisho siyo wigishije uku kwezi kose. Arabwira ati nabikoze mbishaka, maze ukwezi kose mbigisha gukundana. Ni munshakira umugabo n'umugore batakundanaga bakundanye kubera ziriya nyigisho. Munshakire umuntu wabanaga n'undi bakorana mu kazi batumvikana bakaba bariyunze, nzarekera aho ngaho. None se ubu ngubu ko natwe tumaze imyaka tuzisubiramo twiga agaciro k'umucunguzi wacu, kuvuka k'umucunguzi wacu, ni bangahe bahindukiye bakagenda nk'abamwakiriye? Mwisuzume mwese mwicaye hano, kuko biroroshye cyane kuvuga kuri Yesu nk'umucunguzi, tukabivuga tukabisubiramo abantu ndetse bakabimenya. Buri ikintu cyisha abantu benshi ni ubumenyi bwinshi. Ibintu by'Imana barabizi, cyane cyane abantu rero mwavukiye no mu Protestani mugatangira wiga Sunday school. Usoma Yohani 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abana arabidodora. Harakana twaganiriye ejo bundi ngira abafana nkagiramo n'impinja. Kati rero ubu ngiye kubasangiza ijambo ry'Imana Yohana 3:16, ndavuga nti bahera muri Sunday school baba bayize. Abana babo poroso. Ariko wajya kureba mu mibereho yabo ya buri munsi kwibaza rwo aba bantu bagenda nk'ababizi. Kuko buriya kugira information nyinshi, abantu benshi bazicwa n'ibyo bamenye.
abantu benshi bitiranya information na transformation, ukibwira ngo ubwazi ibintu byinshi ubwo byaramuhinduye. Hari abantu nzi bazi Bibiliya banayigisha bafitiye PhD muri theology batazi Yesu kandi baramuvuga kandi bamuziho ibintu byinshi. Umubajije aho yavukiye, yanasuye Isirayeli, anyura no mu nzira yanyuzemo, anyura no muri Egiputa ajya ahantu twigeze kujya baratubwira ati tujye kubereka aho Yesu yacumbitse. Ubu rero yewe ngira ihinyu, nanjye naragiye amadolari 10 ndayatanga turahasura, tuvuye ndabwira ntari ku ibirya barezi biba byinshi. N'ubu rero twatanze amadolari 10 tujya gusura aho Yesu yanyuze. Ninde wabwiye ko ari hari yacumbitse? Batariko nawe ugira ihinyu. Nireka mbere iki mpamvu. Ikintu cya mbere Yesu bamuzana hano, ababyeyi be barabakene, ntabwo baraye muri hoteli. Ibyo murabyemeranyeho nanjye? Nta n'uwari uzi ko Yesu azakomera nibura ngo bavuge mva iyi nzu yarayemo umuntu uzakomera ngo bayishyireho ikimenyetso. Ubaho umuturage yarajye hano hepfo muri Kajeke, ninde ujya uhibuka ko rimwe na rimwe atajya no kwiyandikisha mu mudugudu, ariko tugiye twishyura amafaranga. Abantu benshi basura aho Yesu yanyuze bakavayo badahindutse. Gusura aho Yesu yanyuze ntabwo bivuga yuko wahindutse ukagenda nkawe. Kugenda ukabatizwa muri Yorodani, hari n'abagenda bakajya kubatizwa muri Yorodani bakabwira ngo aho niho yabatirijwe, nabyo hari ubwo ntabyemera, ariko ibyo byose ubwo ari muri Yorodani, iyo abatijwe muri Yorodani ubwo ni hamwe hafi aho ngaho. Kubatirizwa muri Yorodani ntibivuga yuko uzusa na Yesu. Hari ibintu bigomba guhinduka. Reka rero muri iyi minsi ubwo dutekereza kuvuka kwe tuvuge ngo ariko byavugaga iki? Turareba ibintu bitatu. Icya mbere kiravuga ngo amasezerano yose Imana yatanze, niko Paulo yandikiye Abanyakorinto, arababwira ngo muri we nimo ye iri y'iby'Imana yasezeranije byose. Buri iby'Imana yasezeranije byose ari ubugingo bw'iteka, ari ukubabarirwa ibyaha, ari ukuzura umwuka, ibintu byose Imana yasezeranije yarabizingazinze ibishyira mu gahinja kavuka mu nda y'umugore, iravuga ngo muri uyu nguyu nimo ye iri ibyo nabasezeranije byose. Haleluya. Aho niho bishakirwa, niho bitangirira, ni naho birangirira, muri Yesu. Amen. Muzitegereze niyo nyigisho twarayize uyu mwaka ivuga ngo muri Yesu nige Alpha na Omega, nige tangiriro n'iherezo. Twinjirira muri Yesu tukarangiriza muri Yesu. Amen. Ubu rero natangira nkubaza ngo ariko se wowe urimo kumva iyi nyigisho uramuzi cyangwa waramwumvise gusa ariko nturi muri we, ntari muri wowe? Uyu munsi mu Cyongereza, ubwo Ikinyarwanda tuzabikora icyumweru gitaha, twakoze igaburo ryera. Rero yewe nkunda igaburo ryera. Muzi icyo ndikundira? Iyo mfashe igaburo ryera ntekereza ari jambo Yesu yavuze ngo avuga ngo nimba muri mwe namwe mukaba muri jye. Sibyo? Nimba muri mwe namwe mukaba muri jye. Rero ndifashe ndavuga ngo ubu ngubu reka uyu mubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo muri jye atume nanjye mba muri we, abe muri jye nanjye mbe muri we. Amen. Buri ibintu by'Imana byose giye ntabwo, niyo mpamvu muzajya mwumva hano ngira ubukana ariko butari bubi. Sibyo ra? Giye ngira ubukana ariko butari bubi. Giye nkunda gukundisha abantu ibintu by'Imana kandi nkabyoroshya kugira ngo babyumve neza. Nkabyoroshya ngo babyumve neza. Nibyo nababwiraga nako kana gatoya. Umuntu yarambajije ko kana kaje barimo gukora ikiganiro kuri YouTube. Akana wari urimo kubaza aramubwira ati pastor umukundira iki? Ati ibintu by'Imana arabyoroshye ukumva ubyumva. Ndabona se burya nakana k'imyaka 8 karabyumva. Byaranejeje. Arambaza ati niki cyagutangaje kuri aka kana? Nicyo ngicyo, kuko nge nkunda kubyoroshya ngo mubyumve, bikujyemo ubyumve. Niki cyatumye Yesu aza? Reka twihuta. Icyambere, hari ubuzima tugomba kubaho, twagombaga kubaho. Hari n'ubuzima dufite, hari n'isezerano ry'Imana. Nibyo bintu bitatu tugiye kureba kandi agerageza kubivuga mu magambo magufi yumvikana. Icyambere buriya iyo usomye Bibiliya, Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri n'ibyahishuwe igice cya 21 na 22 biteye kimwe. Mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri batwereka ubuzima uko bwagombaga kumera. Amen. Ubuzima nyabuzima.
ubuzima nyabuzima uko bwagombaga kumera, kuko rimwe na rimwe abantu babaho ku isi batazi n'ubuzima nyabuzima uko busa. N'abantu benshi bubaka ingo, niyo mpamvu muzumva nanone iyo tuvuga ibintu byo kuza kwiga, abantu benshi bubaka ingo batazi urugo rwiza uko rusa. Ibya finditse byose akabyita urugo, ahubwo ati mfite urugo, ukamubwira uti nta rugo ufite. Hari abajya baza kundeba muri counseling nkamubwira nta rugo ugifite. Ibyo umaze kumbwira byose biranyereka ko nta rugo ugifite. Asuko uyu mugabo yataye umugore akaba yari igiye kwibera ahandi, agataha ku nshoreke akararayo, akaza mu gitondo aje kwambara imyenda ngo ajye ku kazi, ubwo uba ugifite urugo. Kandi akakubwira tubugenda umugabo ndubatse, ukamubwira ati ntabwo wubatse, warashenye, wararangije. Hari abantu babaho batazi kubaho icyo bivuga, agaca mu buzima gusa ataramenya ubuzima nyabuzima icyo buvuga. Ubuzima nyabuzima Imana yashakaga ko tubaho burangwa n'iki? Nako Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, ibyahishuwe 21 na 22 batwereka ubuzima nyabuzima uko busa. Ariko hagati aho ngaho, hagati y'igice cya gatatu cy'Itangiriro n'igice cya 20 cy'ibyahishuwe, ni ubuzima dufite butari ubuzima nyabuzima. Muranyumva neza? Ibyo mubifate ngiye kubibasobanurira mu byumve. Ni ubuzima dufite, life as we have it, ariko itari life as it should be. Ubuzima uko tubufite ariko atari ko twagombaga kumera. Reka ronze mbibasobanurire. Urabona mu gice cya mbere n'icya kabiri cy'Itangiriro hari ibintu bitandatu biranga ubuzima nyabuzima. Iyo bifite ari bitandatu, ushobora kuvuga ngo ubu mfite ubuzima nyabuzima ndiho. Hari abantu ki exist mekino vivupa, hari abantu bavivota babaho gusaba bameze nk'igiti banaze mu mazi, bariho ariko batariho. Niyo mpamvu hari abantu Imana yabwiraga ngo kugaragara nk'uriho ariko nakureba nkabona warapfuye. Waruzi ko hari abantu Imana igire bikavuga ngo rugura muntu nubwo agenda ntariho. Kubera iki? Hari ibintu bitandatu biranga ubuzima nyabuzima. Ngiye kubabwira icya mbere. Mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, umuntu n'Imana babaga mu busabane busesuye. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga ubuzima. Umuntu n'Imana babaga mu busabane busesuye. Imana ikarema, Adamu akita amazina, baraba partners, barakoranaga. Hari naho Paulo avuga ngo we are co-workers with Christ, ngo turabafatanya bikorwa na Kristo. Aho niho ushatse watangira gupima ukareba, ariko genda umufatanya bikorwa n'Imana. Imana iri hehe mu buzima bwanjye? Ngira ubusabane busesuye n'Imana. Aho niho ubuzima butangirira. Ubuzima nyabuzima butangira mu busabane na nyir'ubuzima. Amen. Icya kabiri tubona muri icyo gice ni ubusabane bw'umuntu nawe ubwe. Adamu yagendaga mu nzira rwose akajya yumva ashinze amaguru, akumva ni muzima, akumva ariho, kuko yakoranaga n'Imana, ibyo ategetse byose isi yose ikamwumvira. Amen. Icyo cyitwa ubusabane na gegewe. Antoine akagirana ubusabane na Antoine. Turaza kubibona aho ubuzima bwapfiriye. Icya gatatu ko nabwiye ko twihuta, murabisoma hano, ni ubusabane n'abandi. Muribuka Adamu bamuzaniye Eva, yaramurebye aravuga ngo umva, ngo uyu nakagufwa ko mu magufwa yanjye, uyu nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe n'umugabo. Ngo kandi Bibiliya ikatubwira ngo babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Bikubwira ngo umugabo n'umugore bari bari muri harmony yuzuye. Hahandi umugabo yumva ntacyo ahisha umugore, umugore ntacyo ahisha umugabo, kandi bakundanye. Yajya amubwira ati Eva, erega burya yiswe Eva nyuma bamaze gukora icyaha nibwo yamwise Eva, ubundi yitwaga Isha. Kuko muzasome neza hariya no muri Bibiliya zanyu biranditse ngo yaravuze ngo uyu azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Hasi muri note bakatwandikiraho bakavuga ngo umugabo mu Ruheburayo ni Ish, umugore ni Isha. Yajyaga avuga ngo Isha, ntabwo ari Isha ari kuriya mu gasozi, avuga ngo ni jyewe w'umugore, jye ndi Ish wakaba Isha, azitwa umugore. Ariko urumva ku kantu kuntu kari keza. Umugore wanjye yarifashe yiha izina ryanjye, yitwa Penina Rutayisire,
ariko muzatekereze nk'ubu ngubu mpinduye nkitwa Antoine Kayitesi, harije byabitwaye murumva bitaba biryoshye. Hagenda nanjye nkabyandikisha mu ndangamuntu yanjye bakandikamo ngo uyu ni Kayitesi Penina Rutayisire, nanjye nkagenda nkandikishamo ngo uyu ni Antoine Rutayisire Kayitesi, hanyuma tukabumwe. Ndabona Gemima bimutangaje ariko byaba biryoshye, ariko ibyo byerekanaga bari umwe. Iyo harumoni hagati y'umugabo n'umugore, ubwo nibwo buzima nyabuzima. Halo, mwatangiye kubyumva? Ubwo nibwo buzima, ubwo nibwo buriho, kaburiho rwose, kaburiho ukajya uvuga ngo uyu nguyu ni umugore wanjye, akumva nawe kwibonamo nawe ukamwibonamo, mukagira ubuzima. N'umuturanyi wawe kabuko nguko, n'uwo mukorana bikabuko nguko. Ariko ubwo sibwo buzima dufite, ubwo nibwo buzima twagombaga kugira. Amen. Murimo murabyumva noneho bitangiye gusobanuka. Icyakane, aba bantu babagaho Imana yarabahaye umugisha, irababwira ngo ibi bintu byose mu bitegeke. Nuvuga imiyaga igihagarara, nutegeka intare igende, nubwira inzovu ive mu nzira. Muzitegereze burya Yesu yaje kutwereka uko Adamu yagombaga kumera iyo aguma mu murongo w'Imana. Yesu yaje afite ubutware ubundi Adamu yari afite, abutakaza umunsi akora icyaha. Yesu yaje ategeka imiyaga igahagarara, agategeka amadayimoni akava mu bantu, agategeka uburwayi bukava mu bantu, agategeka umuntu wari utareba agahumuka, kuko yari afite ubutware kubiriho byose. Ubundi Adamu yari yararemwe afite ubwo butware, ibidukikije byose bigomba kumwumvira. Kiro nicyo cyitwa kubaho. Icya gatanu kiranga ubuzima nyabuzima, yabagaho afite ibimukwiye byose. Ibimukwiye byose Imana yaramubwiye ngo ibiri muri iyi mirima byose ujye ubirya, kuyemo kiriya giti kimwe. So Adamu yari umukiri, birimo byose, n'izahabu zarize, n'ifeza, n'ibiti byose akabirya, nta nzara yabaga kwa Adamu, nta niyagombaga kuzahaba. Icya gatandatu, nta mubabaro, nta gahinda, kuko nta ndwara zari ziriho, nta n'urupfu. Ibyo bintu uko ari bitandatu ubundi nibyo biranga ubuzima nyabuzima. Niyo mpamvu uzabona iyo bakubwiye ngo umuntu afite ubuzima bwiza, bavuga ngo nta burwayi afite, bakareba niba afite umutungo uhagije ushobora kumutunga, akagira n'ibyo ushobora mbese ashobora kubaho. Ariko twe isi twarayicuritse, twe twibanda kuri ibyo bya nyuma. Umuntu abaho iyo afite ibyo kurya, akagira ibyo kwambara, akagira amafaranga ahagije, aho niwe twita ngo uriya yarahiriwe, ameze neza. Imana ikavuga ngo mwarabicuritse, mwagombaga guhera hejuru. Umuntu uhiriwe number 1 n'ufite Imana bafitanye ubusabane. Umuntu uhiriwe n'ufitanye umubano nawe ubwe. Mwabonye ko muri no minsi turarundanya ibintu tukabibona, tukarundanya amazu akaba menshi, tukagira amamodoka akaba menshi, tukicwa na stress. Kubera iki? Burya stress ntabwo ari umunaniro. Ntimuzitiranye fatigue na stress. Stress ni umuhangayiko. Umuntu uhangayika ni umuntu udafite ibyiringiro. Umuntu udafite ibyiringiro ni umuntu udafite Imana. Stress ijyana no kuba wumva ejo hazaba habi, kandi ntihashobora kuba habi ufite Imana. Harumoni n'Imana nivura stress. Kwicara ukavuga ngo ibyo cyonzi ni kimwe, ibi bintu ndabikora neza, hanyuma ni umugoroba nugera ntahe, ejo nzagaruke nongere nkore, kuko ntacyo nzaba. Amen. Burya stress mujye muyitandukanya na fatigue. Fatigue urakora wataha ukaryama ugasinzira, stress uraryama ntubone ibitotsi kuko urahangayitse. Guhangayika ni ikimenyetso cyo kutagira kwizera, kandi si ya none irangwa no guhangayika. Abantu muzumva ngo arwaye blood pressure, abantu muzumva ngo yagize stroke, abantu muzumva ngo yarwaye ngo ibifu, abantu muzumva ngo yarwaye imitima, abantu bitatu bya kane bya stroke, bitatu bya kane by'ibifu, bitatu bya kane by'indwara nyinshi dufite ziterwa na stress, umuhangayiko w'abantu badafite Imana. Musenyeri witwa Kivengere yajyaga bivuga neza, akavuga ati buri muntu wese mubona agenda ni intambara itembera. I'm a walking war.
ndi intambara itembera, kuko n'ubu nshobora kuba mpagaze hano muri jewe hari ibintu birimo kuvugiramo, hari ibintu birimo kuvugiramo, ndi intambara itembera. Ngaho nimusuzume mu mitima yanyu wasanga bamwe induru zirimo kuvuga, intambara zuzuye urusengero, nubwo inyuma bicecetse ariko mo imbere birimo gutogota. Kubera iki byose bitangira kujya ku murongo, dutangira kubaho iyi Imana yasubiye mu mwanya wayo, ikajya kubwira ngo ari kuhangayikishijwe n'iki, ngo ibyo bimparire amini control. Iyi Imana yagiye ni control, nya control ari kubitari bya bindi by'idini. Sindimo kubabwira Imana y'idini, ndababwira Imana yinjira mu buzima bwawe, Imana ikaguhumuriza, Imana ikakubwira ngo humura, nzaba ndi kumwe namwe, humura ntacyo uzaba kuko ndi kumwe nawe. Ukajya wicara ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, nzajya ngendera mu gukiranuka, ubwo Imana iri kumwe nanjye ntacyo nzaba. Amina. Ubwo nibwo buzima twagombaga kugira, ariko icyaha kimaze kuza ibyo byarapfuye. Umva ikintu cyabanje gupfa, Adamu yumvise Imana ije kumutemberera, ije kumuganiriza, ajya kwihisha. Bwa busabane n'Imana ashyizeho towa, bwagiye. Ubundi nta muntu ugira ubwoba bwo kwambara ubusa iyo ari wenyine, nta n'ugira ubwoba bwo kwambara ubusa ari hamwe n'umugore we. Ndabeshyara? None zo mwambara muti yo muri iwanyu? Shobora kuba ndi ikigoryi. Cyewe umugore wanjye ashobora kwicara ku gitanda arimo kwikorera ibye, nanjye nkava gukaraba nkakuramo isume nkayinaga hariya, nkambara indi myenda nkagenda. Mwese ntimubikora? Nta muntu ugira ubwoba bwo kwambara ubusa ari hamwe n'uwo bashakanye. Ariko umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, ngo bumvise bambaye ubusa. Uzi ubwo busa bavuga ntabwo ari ubw'umubiri, ni ubusa bwo ku mutima. Ni bwa busa butekinika telefone, ni bwa bwoba bw'uko umugore wawe umenye yuko wahoze mu machat utagomba kubamo, ni bwa bwoba bw'umuntu urimo kureba ibyo atagomba kureba, ni bwa bwoba ugira nawe ubwawe ukajya wumva utiyakiriye, ngo none bazamenya ko nanjye wambaye ubusa. Ahubwo nimutangire mwisuzume, umva ikintu cya mbere cyabanje gupfa ni imibanire n'Imana. Ubanze wibaze ngo ariko giye wicaye hano mu rusengero, uretse kuba umuntu ujya mu rusengero ku cyumweru, imibanire yanjye n'Imana, Imana iracyangenderera buri munsi. Imana turavugana, Imana turaganira, Imana iri reyeri. Jewe mfite Imana reyeri ifatika, ntabwo Imana yanjye ari ikintu cy'igitekerezo, ntabwo Imana yanjye ari Imana y'amateka. Imana yanjye ni riyo, ndayumva, njya numva imirindi yayo inyuma yanjye, njya numva ijwi ryayo muri jewe. Imana ndayumva ni nzima. Nibyo bimbuza no kujya mu byaha no mu bindi bintu bimwe na bimwe. Nge ndiho kuko mfite Imana iriho muri jye. Haleluya. Aha rero nubwo utangira kubaho, ariko umunsi umuntu yakoze icyaha yatandukanye n'Imana. Wenda we wicayemo hano utandukanye n'Imana, uyu niwo munsi wo kugaruka mu buzima nyabuzima, wongere wiyunge n'Imana. Icya kabiri, wenda wicayemo hano wiyanga. Abantu benshi bariyanga, bashobora no kwiyahura. Yakwireba mu ndorerwamo, ariko Mana ngo ubu kuki wandemye nirabura Mana, iyo ngira inzobe? Ugasanga umuntu yagiye kugura imiti ngo abe inzobe. Irabure n'abirabura basa neza we. Emera wirabure n'abirabura tusa neza da. Yewe mbona igikara cyanjye ntacyo kibaye. Ese sinarongoye umugore w'inzobe kandi nirabura. Igikara cyanjye ntacyo kibaye. Abagore birabura muri muhano muranga n'icyo ariko. Ubwo se kuwo mugabo yakurongoye ntiwiraburaga. Jya umbwirira abareba bakiri batoya ngo ntukigore, iyakire. Niba ufite amajimbiri, hari abantu bagwira, ngo ngiye ngo mbona afite amabinga. Ngo iyo nirebye mu ndorerwamo mbona asa n'ipusi. Ninde wakubwiye ko usa n'ipusi? Ni bya byaha. Imana yabwiye Adamu ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ninde wakubwiye ko usa n'ipusi? Niba utanikunda, Imana iragukunda, yatanze umwana wayo ku bwawe. Jya wikunda ariko. Amina. Uzi ibintu abantu banga kuri bo. Umuntu aba afite amenyo matoya, ati giye iyo nirebye ati mbona amenyo yanjye ameze nka kazakirida zihagaze mu kanwa. Amenyo nayo kugira gute ko arayo kurya. Niba urya bikamanuka ubwo amenyo yawe ni meza, nta kibazo.
hari ibintu byinshi dufite byo kwigaya, byo kwiyanga, byazanye n'icyaha. Ngo izuru ryanjye ngo ntirirambutse neza, ngo izuru ni umuvuba ucamo umwuka ugahumeka ugasohoka ukongera ugakura urundi. By'amazuru meza nimwe mwabizanye. Imana ijya kuritera ku gahanga kawe yabonaga ari ryiza. Ese ubundi warikoraho iki uretse kuryakira? Aho nimumbwirira, izuru warikoraho iki? Nge nshobora kwihana ibyaha ariko sinshobora kwihana izuru. None se narikoraho iki? Nta n'amafaranga mfite menshi ngo njye gukoresha chirurgie esthétique, kandi hari n'igihe bayikora ntitungane. Iyakire. Ikintu cya mbere icyaha kishe nuko kwiyakira. Reka nihute. Icya gatatu, imibanire y'umuntu n'undi. So imibanire yanjye n'Imana irapfuye, imibanire yanjye nanjye ubwanjye irapfuye. None imibanire y'umugabo n'umugore, Imana iramubaza ngo Adamu, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ntiwariye ku rubuto nakubuje? Ngo ntabwo ari jyewe, nturiya mugore. Umva, aka gatoki murakazi, mujya mukabona. Aka gatoki kaba mu ngo, aka gatoki kaba mu kazi, aka gatoki kaba mu muhanda, aka gatoki kaba ahantu hose. Ntabwo ari jyewe, nuriya. Siko bimeze. Ubwo imibanire y'umuntu n'undi yapfuye, cyane cyane y'umugabo n'umugore, kuko niho byapfiriye. Nta mugabo ndabona uza ngo ambwira ati ndi ikigoryi nishe urugo. Nuriya mugore. Umugore yaje arakubwira ati nuriya mugabo. Ariko nyamara Adamu yari yakoze urwe ruhande. Hari abantu bavuga ngo Eva ngo niwe wasoromye urubuto, ngo niwe wagushije Adamu. Wrong. Muribeshya cyane. Umunsi Eva asoroma ruriya rubuto, baratubwira ngo asoroma urubuto aha n'umugabo bari kumwe. Bari kumwe. Icyo yakoze ni ugusoroma agaha umugabo, ariko bari kumwe. Bivuga ngo bari babyemeranijeho. Eva niwe washutswe ariko umugabo ntiyamubujije, kuko yasoromye urubuto bari kumwe. Niyo mpamvu bombi batunga agatoki. Adamu yatunze agatoki, Eva agatoki, nawe agatunga inzoka, bose barangiriza mu gihano. Nuno munsi umugabo atunga umugore agatoki, umugore agatunga umugabo agatoki, urugo rukarangiza rwasenyutse, kuko ntibashaka kwihana ngo bubake ingo zabo. Ubuzima tufite uyu munsi, so naberetse ubuzima twagombaga kugira, ubwo nubwo dufite uyu munsi. Ikindi cyakurikiye, Imana ibonye banze kwihana, irababwira ngo noneho mugiye guhura n'ikindi kibazo. Na ya mibereho mwari mufite n'ibidukikije nayo irasenyutse. Muzajya murya mwiyushya kuya, kandi ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu ku bwanyu. Imibanire mibi n'ibidukikije. Muzi inama zirimo kuba ku isi zose ngo zireba ngo uburyo barengera ibidukikije. Byapfuye wa munsi dukora ibyaha, byapfuye wa munsi dutandukana n'Imana, kandi igihe tuzaba tutarasubiranye n'Imana nta nubwo bizatungana. Ibidukikije bizaturwanya, natwe tubirwanye, turwane nabyo. Inzoka tuziturye, natwe tuzikubite. Intare ziturira inka, natwe tuziroge. Ariko mu gihe cya Yesu ngo zizarisha ibyatsi hamwe n'inka, ko bizaba byaragarutse mu buzima busanzwe Imana yashakaga. Icyanyuma cyasenyutse, Imana irababwira ngo noneho no gupfa ko muzapfa. Urumva ibintu byose Imana yari yararemye ngo tubibemo tubigenderemo, byose byasenyukiye rimwe. Ariko noneho Imana itanga isezerano, iravuga ngo nzongera mbisane. Iravuga ngo nzohereza uzasana ibingibi, nzohereza uzaza akabakura mu butware bw'iyo nzoka, akayimena umutwe, yarangiza akawongera akabigisha gutekereza bundi bushya. Buriya rero iyo mubona ririya sezerano Imana yahaye Adamu, iriya genealogy twabonye muri Matayo mu gice cya mbere, hari abajya bakurikira ku mateleviziyo, mwihangane ndi hafi kurangiza, hari icyo bita flamme olympique. Iyi mikino olympique yenda kuba, hari urumuri batwara bakaruvana mu mujyi aho iheruka kubera, bakarutembereza isi yose, bakaruha umuntu ugenda yiruka n'amaguru yambaye umwenda w'abatlete, akagenda akagira uwo ruhereza nawe akongera akiruka, bakazazenguruka, bakamara umwaka bazenguruka, rukazenguruka isi, rukazagaruka mu mujyi aho imikino izabera. Natwe rero buriya bisa n'ibyo ngibyo. Baravuga ngo Imana
yahaye isezerano Adamu na Eva. Irababwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzabacungura, mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'iriya nzoka, mu rubyaro rw'uyu mugore hazaza uzabasubiza muri bwa buzima mwagombaga kugira. Noneho Adamu ahereza Seti ahereza uwakurikiyeho, bagenda babiherekanya. Luka niwe ubyandika neza. Genealogy yo muri Matayo ihera kuri Aburahamu, ariko genealogy yo muri Luka ihera kuri Adamu, akagenda bahererekanya. Bari abantu bose bavuga ngo abyara, no kuvuga ngo atwaye rya sezerano, arihereje ukurikiyeho, nawe arihereje ukurikiyeho. Hanyuma birakatubwira ngo abo bose bapfuye bakizera. Haleluya. Ndeka tujye mu Baheburayo 11, ndimo ndagana ku musozo. Ngo abo bose bapfuye bakizera. Baburahamu, bariya bose twabonye muri Matayo igice cya mbere, umurongo wa 13 w'icyo gice cya 11 cyo mu Baheburayo, baratubwira ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, barabihererekanyaga, ahubwo babiroraga bikiri kure cyane bakabyishimira. Aburahamu akavuga ati mva ndifuza kuzabona uriya munsi. Na Yesu yarabivuze ngo Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye, ngo ariko ntiyawubona. Baramu yarabirebye aravuga ngo mva ngo ndamureba ariko ari kure, ngo ariko azaza, ngo icyama nkazipfira nk'abakiranutsi, ngo n'iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Babibonaga biri kure, ariko twebwe byadusohoreyeho. Twe twavutse byarasohoye, turabo kunezerwa, turi mu gihe cya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo bariya babirebaga bikiri kure, ngo bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, bakavuga ngo ubu buzima turimo si ubwacu. Iyi mibereho yo gushwana, iyi mibereho yo guhangayika, iyi mibereho yo kwiyanga, iyi mibereho yo kwiyahura, iyi mibereho yo kwigaya, iyi mibereho itagira Imana, ntabwo ariyo yacu, turifuza iyindi. Akavuga ngo ibyo babirebaga bikiri kure, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ngo bavuga batyo, ngo baberekana yuko bashaka gakondo, barashaka iyindi mibereho, barashaka ikindi gihugu, igihugu kirimo Imana, igihugu kirimo kwiyakira, igihugu kirimo kubana neza, igihugu kirimo kwakirana, igihugu kirimo imibereho myiza, igihugu kitarimo amarira. Ngo bakabireba biri kure bakabyifuza. Haleluya. Kuko barebaga Yesu n'ibyo azazana, ngo bakabyifuza, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, ngo abavuga batyo, ngo baberekana ko bashaka gakondo. Nakumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye abera, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye we, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye data, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye Yesu gakondo yo mu ijuru. Urumva aba bararebaga ugatumva buriya buzima, iriya gakondo niyo dushaka. Ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. None wumva ikintu gishimishije, ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Iyo nkumbuye gakondo yo mu byaha, n'uno munsi bwakwira nsubiyeyo, ariko ntayo nkumbuye, ahubwo ndashaka iriya gakondo yindi irusha iyo ngiyo kuba nziza. Ndakumbura, ndashaka buriya buzima burimo Imana, buriya buzima burimo kwiyakira. Ukajya wireba mu ndorerwamo, urabona nkatwe dushaje rero, hari igihe ureba mu ndorerwamo ukabona ufite imvi. Ejo bundi nahoze ntera urwenya n'abana babiwanjye, hari abana bakobwa ngo ati batari ku daddy wazaretse tukaguterera kanta ntoya. Jewe nariyakiriye mu busaza bwanjye, iri ni ikamba ryanjye, ntabwo warikuraho ngo nkwemerere, kuko hari ahantu nyura abantu babona mfite imvi bakampagurukira. Uzi iyo ngiye muri banke barambwira ngo muzehe ngo caho, batonze umurongo abana bakantwara nkajya imbere, kuko ndi muzehe mfite ikamba ku mutwe yuko nshaje, none urashaka kurinkuraho? Oya. Iyo nkumburiye gakondo mba narasubiye, ariko sinshaka gusubirayo. Nkumbuye ya yindi aho umuntu yiyakira, nkumbuye ya gakondo aho umuntu agenda yemye ashaje, nkumbuye ya gakondo aho ugenda nta mutima ugucira urubanza, nkumbuye ya gakondo aho ugenda ufite Imana, nkumbuye ya gakondo aho ugenda ufite ibyiringiro, ukajya uvuga ngo ibyo ari byose hari ikintu kimwe nzi. Haleluya. Umwami wacu yaraje kugira ngo mpabwe ubugingo bushya, nsubire mu kubaho, ne kubaho ntariho. Amen. Ndiyo mpamvu ndangirije kuri aya magambo noneho yuko bizamera.
bizamera. Amva iyo umuntu atangiye kuryoherwa ashobora gukerereza abantu, kandi ntabwo dufite gahunda yo kwirirwa hano, kubera ko hari igihe iyo tuvuze iyi gakondo abantu bumva batangiye kuyikumbura, bakumva batangiye kuyikunda, bakumva batangiye kuba bashaka kuyijyamo, ariko umva iby'Imana yadusezeranije ubuzima uko buzamera, aho niho tugana. Iyo niyo gakondo. Ibyahishuwe 21, ndabasomera imirongo mikeya gusa kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Aravuga ngo numva ijwi. Ibyahishuwe 21, numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu. No kuvuga ngo Imana yongeye iramanuka isubiye guturana n'abantu bayo. Haleluya. Ariko mwagerageje bakajya bavuga ngo ihema ry'Imana riri kwa kanaka, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Tumwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamure batunyurwe. Haleluya. Iyi rero niyo ndirimbo y'abakumbuye gakondo, bakavuga ngo umwami Yesu ubwo azaza tuzamureba tunyurwe, ngo azaca intambara zishire, ahindura ibi byose bishya, icyampa dati z'umwami Yesu, mwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamure batunyurwe, kandi amahoro azatwara isi, azaca intambara zishire, ibi byose bishya, icyampa dati z'umwami Yesu, mwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamure batunyurwe. Ubwo rero nibwo buzima. Haleluya. Life as it should be. Nubwo tubitegereje, ariko aratubwira ngo ni muwe musogongeraho while you are here. Ntabwo Yesu azaza, ahubwo Yesu yaraje. Bamwe turamufite, tugendera muri we akagendera muri twe. Ahubwo nagira ngo nkubaze, uraririmba indirimbo nk'ibizaba cyangwa uraririmba indirimbo nk'ibyabaye? Yesu uraririmba indirimbo nk'ubyifuza ko biba? Mubwira aze yinjire mu buzima bwawe. Haleluya. Kuko niba uhangayitse udafite Imana, niba ugenda wigaya wisuzugura, ujye umenya ngo ubwo uyu mwami yajyaga ku musaraba yancunguje amaraso y'igiciro cyinshi, ako niko gaciro kanjye. N'iki gitwe cyanjye kinini kiriho imvi, ukawureba ukavuga ngo Yesu, uyu mutwe ni we Yesu yapfiriye, and you love yourself, ukikunda.
ukajya ugenda uvuga ngo widunda ngo hari ikintu kimwe nzi, niyo abantu batankunda ariko ubwo umwami Yesu ankunda agenda amahoro. Ukagira umutekano muri wowe, ukagira umutekano n'abandi, ukabakunda niyo batagukunda, kuko uvuga ngo ibyo ari byose umva urwango rwawe ntacyo rushobora kuntwara, ubwo Imana indeberera nzagukunda. Wenda wowe unyange ibyo nakazi kawe, kuko giye hari ikintu kimwe nzi, nge ndi umwana w'Imana, kandi urwango rw'umuntu ntacyo ruzantwara. Nshobora kwafodinga gukunda n'abatankunda n'abadakunditse, kuko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Reka ne kubihindura iyindi nyigisho. Niba wicayemo hano wumvise umwuka avugana nawe ngo this is my day, ngo uyu niwo munsi wanjye wo kubwira Yesu ngo umwami Yesu ngo ino ture muri jye, ngo ino ture muri jye. Uyu munsi ihema ry'Imana rituri wawe, ihema ry'Imana ribe muri wowe, ihema ry'Imana ribe mu rugo rwawe, ihema ry'Imana riba ugenda hose, kuko ngo yumvise ijwi rivuga ngo dore ihema ry'Imana riramanutse, ngo Imana igiye kubana nabo, iba Imana yabo baba ubwoko bwayo. Uzamura ikiganza aho uri dusenga Imana. Turagushimye mwami Imana yacu, urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu munsi. Aba ni abantu bifuza presence yawe muri bo, aba ni abantu bifuza kubaho nk'uko ubuzima nyabuzima buteye, aba ni abantu bifuza kugira Imana muri bo, aba ni abantu bifuza kwiyakira mu buzima, aba ni abantu bifuza kuva mu byaha bibatandukanya nawe, aba ni abantu bifuza kukubona. Reka imbaraga zawe zimanukira hamana, buri muntu wese akubone, natwe twakubonye uduhe kurushaho kukubona, tukubone neza Mana. Buri munsi ugenda utuvugurura, ugenda utwegera, uzuturane natwe, uturane natwe mu nzira tugenda, ugendane natwe turi mu ngo zacu, ujye ubana natwe twicuye dukangutse, ujye ubana natwe turimo gukora akazi turuhure, ujye ubana natwe mu bibazo, ujye ubana natwe mu ngorane, ujye ubana natwe mu nzangano z'abantu, ujye ubana natwe muri byose, twibutse kuri Imana yacu, kugira ngo natwe tugukunde, kugira ngo natwe tukuyoboke. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe, kuko icyatumye wohereza umwana wawe. Ijambo ryawe ratubwira ngo amasezerano yose watanze wayazingazingiye muri we, urangije uvuga ngo muri uyu nguyu nimo iri ibyo nabasezeranije byose. Mwami Yesu turakwifuza, turaririmba ngo uzaza ryari, ariko twe turabizi yuko waraje, ahubwo dukeneye kukubona uza karangiza ibyo watangiye, ariko ukomeze umurimo wawe muri twe. Twebwe abakumenye turusheho kukumenya, abatarakumenya nabo bakumenye. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen.